ibintu byose nta kamaro. Ni amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi, umwami utuye i Yerusalemu. Umubwiriza nuko aravuga ati nta kamaro, byose ni ubusa. Ukuri mu isi bituma ariko byose Aline ariko sari nk'ubu koko ubuze kubyuka ujya ku ishuri, uje kubyuka hasi byuka usakuza ufungura televiziyo. Hakuri ngubu kuki ubyuka usakuza ngo nakagiye kinyabupfu. Ubuse ko niko ari ububyutse nkaho wabyutse ujya kwiga mu gitondo, uraje wambaye imyenda y'ishuri nkaho wagiye ku ishuri, uraje wicara n'ahangaha ugiye gufunga amateleviziyo. Ariko ibyo birakureba kari ibyanjye, ariko kubera icyo ubangamira abandi bantu ubundi utarazi ntabwo yanibereyeho neza. Ariko rero ubu mbangamira mwese. Ndakubangamiye wowe wagiye ugira disipurine ko gera kubwese ariko rero nazana amanota makeya ngo umfashe basi wandetse. Ntabwo wakubana n'abantu bakubana n'umuntu mukuru uburyo wahitaho, ntabwo wakubana n'umuntu mukuru nuko uri kumbangamira. none ubwo njye ntabwo mbangamiye, umwe ari njyewe ubangamiye cyane wagiye. ariko rero ni njye n'uvuga ushyira mu nyurabwenge ndetse kuba wumva yuko ndahangaha niho wazajya uza n'aba nicara ndi kwisona na bibiri ugahita ufungura televiziyo. Ahangaha ni iwacu ntabwo ari iwanyu. Ni iwanyu. Reka nkubwire kigira ikinyabupfura, sibyo? Kigira ikinyabupfura pe, njyewe nkubwiza ukuri, wowe aho kugira ngo ubyuke wanareka byibura nkamanza nkagira gute nkasoma bibiliya nawe warangiza ukaza ugafungura televiziyo, aho kugira ikinyabupfura. Ako si cyo mfite warakinyigishije ubundi wandetse. Ni iki ngiki se ubura kirabaye? Ubwo ushatse kuvuga ko mama wakinyigishije buriya we. Mama wawe ntabwo mugaye ahubwo wenda kuba imyitwarire uri kwitwaramo ntabwo ari myiza pe. Ni icyanjye cyo gutera ni icyanjye, jya undeka nkora ibyo nshaka ndi iwacu, ntabwo ndakererwa. ubundi se warebye ku isambere yo kumbwira amagambo sibyo? Ntukavuga ngo uri iwanyu, sibyo? Wenda uri umwana ntabwo ngiye kugucira umugani, ariko ubundi baravuga ngo bambise nta kuru, kuko abantu bose bakabaye bari iwabo, sibyo? Rero ndagira ngo nkubwire ngo ibyo ntabwo ari byo bikwiye, igira disipurine, wumvise? Ibyo ni ibibareba batari iwabo, ngewe gapfa ko ndi iwacu, jya undeka nkora icyo ushaka mu gihe nyemereye, wazajya ureka. Ahangaha ni iwacu ntabwo ari iwanyu. Ni iwanyu, nta kibazo ni iwanyu, ariko nubwo haba iwanyu, nubwo wagira umuntu ukamutiza ntabwo wamutwara gutyo, kuko isi ni intizanyo, urumva? Hari igihe wasanga ejo n'ejo bundi nawe uri ahandi, sibyo ari? Kandi uracyari mutoya, uri umwana mutoya, ubamba isi ntabwo akurura, ntukazajya wumva yuko kuba hano ari iwanyu, ubana na mama wawe, uyigori wawe buri kanya kwitaho, wumve ko nta kibazo wagira. Yewe mbabarira, ibi ngibi nibyo nakuze menyereye, noneho rero uje kuntegeka kikari iwacu. Reka mubwire, wenda ndabyumva nubwo ari iwanyu, ariko nawe ntabwo nubwo utije umuntu ikintu utubare ko ari intizanyo nyine ndi iwanyu, sibyo? Ariko ntabwo bivuga ngo urumva nawe uhita uza ukora ibyo ushaka, mbese nta nubwo wareka nkabanza nkisomera ijambo ry'Imana warangiza nawe ukaza kumva televiziyo, noneho nkaguha umwanya. Haseka mwese kankangamire ngewe ndakubangamiye. Niwe nawe rero ibyo nari ndiho soma iby'isi byose ni ubusa, kugira ngo umwana gucunaguza akagira ngo ko ntago namurenganya pe, ntago nawe ni imyaka yiwe ntabwo azi ibyo ari byo. Iyo yari azi uko isi imeze ntabwo yakabaye ambwiye aya magambo. abana n'abahanga kereza byose ibintu byose ni ubusa, ariko
afite ikinyabupfura gike pe. Ariko se hajya nta telefone nayisize hese. Niyo nayijyana. Nakumva. Nuko. Ukishyiramo ngenda arakumva iyo washyizemo n'iyandi bumwe nyine. Natwe tugiye kunywera icyayi mu kavuyo. Iyo bintu tubanza tukabikuraho. Iyo tubanza tugakuraho n'amasahani. Washatse kubikuraho icyayi? Kubikuraho rimwe nta kibazo. Nijoro se tugakuraho mu gitondo. Ntabwo twagize ubunebwe wa mugani bwo guhaguruka ujyana bimuga. Ariko ntacyo turisanze. Turi for free hano nta ribi. Nta muntu uri buze nimugoroba. Isukari nashyizemo niba ari nyinshi abizi njyewe nkunda isukari nyinshi. Njyewe ubundi ariko reka nze numva uko imeze udafata icyayi. Wowe witonze cyane ko ari gakiza. Ongera isukari yawe umwaki umva reka nkubwize ukuri. Isukari yawe arwaye. Ubundi haryo ubwo cyangwa muganga arayikubujije. Wapi? Kuko ariko mba mbishaka nyine. Njyewe muganga ntarayimbuza nta nubwo ibiro biraba byinshi reka niyongere. Uri n'umusore wakora siporo. Umva se ahubwo umva ikintu kimwe gihari sibyo? Kabanze nyimwe sibyo? Noneho nimara kuyihaga bazayimbuza ariko nayihaga. Ibaze bayimbujije noneho ntaranayinywa noneho. Ibi nicyo kibazo. Ni ikibazo by'inyweri. Niyo mwana keya nakunda keya. Kandi ngo shara neza ariko. Shara nk'umuntu ufite apetite kwicara. Narine ni wa wundi na agaragubye narine. Ntabwo nyine ntabwo ajya ahinduka niko ari nyuma. Sese wambwiye yuko nyine ari uko. Nuko nyine mutunze nta kundi. Njyewe rero icyayi kimba numva nyine harimo isukari nyinshi igihe niyo numva. Ntabwo nanga icyayi kitarimo isukari. Mwebwe se ntabwo mushyiramo isukari? Nta yindi shyiramo nyine. Ko yakoze harimo isukari nyinshi. Isukari nyinshi njyewe ngomba kuyinywa rero. Okay, naribe. Kino cyari kunywa ari nk'amazi numvise. Njyewe unywera amazi ntabwo byakunda pe ni gakeya. Uno kiryoshye. Kiryoshye cyane kurusha icyo ngicyo. Njyewe ngo kirimo isukari nyinshi cyane atangwa amazi. Okay. Ako ko mbona none mwebwe cyane none kukinywa neza bite. Bagerageje. Yaka. Nta mahoro ku kazi. Byagenze neza nta kibazo. Kazi byagenze neza. Namwe mwiriwe neza. Nta mahoro natwana ko tuje nta kibazo. Twiriwe neza. Dusanze tumeze neza. Umunsi ugenze neza. Ibintu ni neza. Ndabona rwose nakutagize. Ndagushimiye cyane. Ni ukuri nanjye nyine urumva nanjye nishimiye ko ndi ndahangaha kandi ndi kumva mpafitiye amahoro. Ntabwo mfite amahoro muri ino minsi igihe ikibazo kabisa. Sawa. Uri kumenyera. Hano tuba dutuje twe nta kibazo rwose. Hano haranatuje cyane rwose haratuje ni mu mahumbezi. Ntarine se wako adakoma. Nyine wanjye nyine aba yatuje. Ntakunda kuvuga ibintu byinshi. Nyine niko neza nagakunda kuvuga cyane. N'abatekereza papa byaranyobeye. Akana abakobwa baburiya bakunda basi basanga aho mutekerezaho ubwo ntambwire.
umugabo azatarya bamubaza undi umugabo azatarya so ndavuga kuti mwana wa aracyahari sibyo hari icyo gutwaye cyane ntabwo nisanzuye usobona atadufasha ibintu koko atadufasha nava mu kazi gasanga byahiye nava ku ishuri ugasanga byahiye twashaka umukozi wenda si umukozi ni umutoto sibyo aho yayirirwa aryamye nawe yakwiranje utuntu tunakora nyine two mu rugo umutoto nyine bashaka umukozi aya Reba reka mubwire buriya Aline nyine ni gahoro gahoro ibintu byose nabitwara gake buriya niko abyumva sibyo se ntabwo twamurakarira n'umwana ariko ubwo niko baba babyumva hari ikibazo kirahari ngiye urambangamira ikibazo mbese ubona sibyo nava ku kazi ngasanga yadufashije uzashaka umukozi abakozi n'ubuze ukuntu bangora uzashaka umukozi atahe iwawe kuya ntabwo nashaka umukozi kandi twarabaye abantu batatu sibyo umukozi rero kugira ngo yirirwa sekerese none twamwihorera akaba adufasha imirimo hari icyo gutwara umutoto koko cyane kirahari cyane ntabwo mukunda ihangane sibyo azagenda nabona aho kuba ntabwo arahabona sibyo ushaka kuhashakira nuko nta handi nyine yari afite ho kujya kandi ninjye twari inshuti nase ntabwo arahabona mu gihe amaza ntabwo arahabona nahabona azambwira nanjye namurambi hari ikibazo se atwaye cyane yarambangamira rwose nagerageza yari bwakubwire nabi se basi ambwira nabi ntawamenya wasanga akanabikora ntabwo yabikora ni umutoto mwiza ubona ko adufasha imirimo yo mu rugo hari ikibazo azagira agende wenda uzashaka undi mukozi ajya abikora humura nta kibazo sibyo umwihoreye azagenda sibyo njye namurambiwe nagira agende ihangane wowe iga ukurikira amasomo gusa ibyo ubyihorera sibyo ariko si ubundi umugabo umara iki gihe cyose atarajya kureba umuryango w'ubundi aba yibaza iki azaba agenda buriya sinzi buri kibazo yagize nagira agende hano nta muryango wo haba natahe iwawe njye muryango yabonye nitwe yasanze kare kanjye ntabwo ndi umuryango ihangane rero utoza mwana wanjye sibyo nagira agende ariko ntabwo rwamurenganya buriya niko biba bibona nyine ariko Aline aba ari seriye mu bintu byose nta kundi gusa ariko Aline nta kibazo wumva nta kibazo ni uko wenda hari ukuntu baba babibona ari nuko abyumva nyine aracyari umwana ariko none se n'umunsi mwiza mwageze ibihe byiza ku musoro kagize haribi undi wagize ukagenda ko natamenyerera umuntu umbwira ibyo wagiye Aline ndariseriye pe mba mubwira siko Aline maze iminsi hano ariko Aline yarampabuye pe azi ko bwa mbere numvaga arahita nigenda cyayi gusa inywera icyayi sibyo hari ikibazo azagenda igihe nikigera ari iminsi yabonye aho kuba sibyo twemeze nabona haba azagenda ntazatinde hano ntabwo azatinda ntabwo azatinda sibyo yewe Karine wacu ari ugiye se yakohora cyane mu cyumba uhisemo kujya ukimara mu cyumba se kubera iki se waje hano
niko namutunze ari narantungura buri gihe ariko abana nyine niko bamera abakobwa sinzi abana b'abakobwa rero bafuhira abantu ukubera iki bafuhira abantu ne bashaka kugira kondisiyo nk'izabase mu rugo ese aba yumva ko nta mugabo nazashaka oya ahubwo sinzi n'ingeri maze kubibona kenshi umwana w'umukobwa ahita agira imyitwarire iyo se adahari ukabona arashaka nawe kuyobora muri ubu rugo rero buriya Aline ni ibintu nyine bimuri mu maraso akenshi na kenshi buriya nyine we niko abibona ariko byaranyobeye buriya niko bigenda umuco agenda nabaze kubibona ahantu henshi gusa nta na rimwe bubona bagenda bashaka gusumbuwa mama we ku buryo ubona nyine ashaka gushyiraho amategeko nyine muri urwo rugo ariko tubitware gahoro ntacyo buriya azajya agenda bibona kuriya noneho n'abakobwa bakunda basi bose banakumeza nyine urumva akenshi buriya bari kurwana ishyaka rya se ari gufuhira se avuga ati umugabo waje aha ngaha atari papa avuga ati so papa azagarutse azamusanga aha azagucika kandi azagendana ntabwo yagenda harya azagera umunsi yakuze ntabwo yajyayo gute nanjye azabaza ubwenge icyo mbwira ni iki ko ari kugenda kumva kuko azi ko namuruhanya akiri mutonya ibyo uri kubivuga uri seriye ngenda kubwiza ukuri buriya reba Aline mu myaka afite urabibona reba kuri imyitwarire aba afite akenshi ubona yuko aramutse afite nk'imyaka y'ubukure yajya kureba se barubizi yajya kumureba ahubwo buriya ubona ko igihe cyose aburahamenera nyine ukabona ariho araganisha kumenya ko rega buriya amaraso si amazi usanga ashaka se buramukungu yo mpamvu atarya ibiryo ngo ubone arabishaka arya bishaka nakundi nyine yihangane byagenze neza ariko nawe gukaza nta kibazo pe ntari yego nanjye ndumva naniwe rero reka mbanze sinagiye no muri dushe sibyo reka mbanze njye muri dushe ndumva hanashyushye ubwo kundi nubwo nabanje kurya ariko niyo ndumva hashyushye ndashaka kwimenaho amazi niba ngusanga ukiri muri salo cyangwa wagiye mu cyumba hari igihe wasanga nagiye hari ibi ntacyo ubwo turahuza ndumva afite icyokere sawa yego